Muraho neza nshuti bakunzi b'umuryango mugari wa Okosi mwese aho muri turabasuhuje kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Muri akanya rero tugiye kuganira ku ngingo akenshi zitavugwa ariko naje gusanga ari byiza ko tuyiganiraho, gwitega amatwi witonze uraza kuvuga uko uyibona. Ni kenshi uzumva hirya no hino abantu basengera mu madini atandukanye, umwe avuga ati idini ryacu ni ryo ry'ukuri, bakongera akavuga ati umuntu dusengana ni muvandimwe wanje, abandi bakabita abanyamahanga bagashaka kugaragaza ko ntacyo bahuriyeho. Ntabwo nzenda uko byumva ariko tugiye gusesengura turebe se koko dushingiye ku nkuru turi buze gusoma urasanga ibyo bintu ari byo. Nta muntu n'umwe tugamije kugomesha cyangwa se kumushishikariza kwigomeka ku myizerere ye, ariko nanone ni byiza ko turushaho gusesengura tukamenya ngo ese aho tuba tugana nibyo, ese ibyo twigisha nibyo, ibintu nk'ibyo byose. Tugiye kwifashisha inkuru iri muri Luka igice tuhera ku murongo wa 30. Ni inkuru yo muri Luka, ni inkuru ya Yesu, ngira ngo abenshi muraza kuyimenya. Ni inkuru iri mu gice cya 9 cya Luka. Uyu munsi nahisemo kwifashisha ivanjiri ntagatifu, ni ivanjiri rero ya Luka igice cyaho cya 9. Tugiye guhera ku murongo wa 30. Mbabarira gato, ni igice cya 10. Bari igice cya 9 ahubwo ni igice cya 10. Turahera ku murongo wa 30. Mbere yuko tugera ku murongo wa 30, reka tubanze twibaza ikibazo Yesu ubundi byari bimeze bite. Ni umuntu rero wari uje kubaza Yesu ikibazo, arangije uwo muntu yari umunyasamariya, uwo muntu yari umwigisha amategeko, yaraje abaza Yesu ikibazo ku murongo wa 25 ati mwigisha, ngomba gukora iki kugira ngo ndonke ubugingo bw'iteka? Abandi magambo kugira ngo abone ubuzima bw'iteka niki yagombaga gukora? Yesu aramubwiye ati mu mategeko handitse niki, usoma niki? Undi aramusubiza ati uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Gira ngo aka kantu ka uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda aba ari kutindaho. Niko rero Yesu ahise amubwira ati rwose usubije neza, ugende ubigenze utyo uzaronga cyangwa se uzagira ubugingo. Hanyuma uwo munyamategeko birumvikana ari umuhanga cyane, nibwo yahise abaza ati ese none, ariko yari yagize isoni agira ngo yikure mu kimwaro, nibwo yabaje ati ese mugenzi wanjye ninde? Yesu rero nibwo yamubwiye inkuru nifuza ko tuganiraho cyane uyu munsi. Yesu yaravuze ati umuntu yamanutse i Yerusalemu, ku murongo wa 30, maze agwa mu gice cy'abajura, baramwambura baramuhondagura maze bamusigara intera. Umuherezabitambo aza kumanuka muri iyo nzira, aramubona arihitira. Haza n'umulewi nawe aramubona arihitira. Nuko umunyasamariya ari mu rugendo amugeze iruhande aramubona, amugirira impuhwe, aramwegera apfuka ibikomere bye, maze amaze kubyomoza amavuta na divayi, hanyuma amwuriza indogobe ye, amujyana ku icumbi amwitaho. Bukeye afata amadenari 2 ayaha nyir'icumbi, aramubwira ati umwiteho maze ibindi uzamutangaho nzabikwishyura ngarutse. Muri abo bantu uko ari 3, ukeka ko ari mugenzi w'uwaguye mu gice cy'abajura ni uwohe? Umwigisha amategeko rero yarasubije ati ni uwamugiriye impuhwe. Yesu aramubwira ati genda nawe ujye ugenza utyo. Kuki rero nifuje ko twibanda kuri aya magambo? Ngira ngo akenshi ahantu mwese cyangwa se twese duteranira zumva dushishikariza ko abantu tudasengana kenshi ntacyo duhuriyeho. Ariko kugira ngo twumve neza iby'iyi nkuru, reka tugaruke gato turebe ese ubundi abasamariya n'abayahudi bari babanye bate? Abo bari abantu babiri ubwoko bubiri buhanganye cyane. Bamwe bakunda kuvuga abayahudi bakunda kuvuga ko ari abantu basenga Imana by'ukuri, bagacira imanza abasamariya. Iyo myumvire yari yaragiye mu bayahudi, bakumva ko abasamariya ari abantu basuzuguritse nta n'icyo bavuze. Ariko sakurikiye neza ngo urebe icyo Yesu yavuze.
ese utekereza ko ariyo mpamvu Yesu yavuze uwo mugani? Yesu ashaka guhindura imyumvire y'uko abantu badasengera hamwe cyangwa se badahuje ubwoko atari byo bisobanura ko badakwiriye kubaho mu buryo bwa kivandimwe. Reba nawe, haje abantu babiri ndetse abayobozi b'idini, twavuga ko ari abayobozi b'idini nk'uko bimeze uyu munsi, basengera hamwe. Basanze uwo muntu wakubiswe, bakajya bose banyura hirya bakigendera. Ariko haje umuntu bafataga ngo ni abantu basanzwe, abantu basuzuguritse, yaramufashe ndetse amukorera n'ibyo umuntu atapfa kwiyumvisha ko undi muntu mudafite icyo mupfana yagukorera. None se ni irihe somo tuba dukwiriye kubikuramo? Ku bwanjye, ubwo nawe uraza kumbwira uko ubyumva muri comment. Numva Yesu arashaka kwerekana ko kabone n'ubwo umuntu yaba asengera ahandi, kabone n'ubwo umuntu mwamudahuje ubwoko cyangwa iki, bidasobanuye ko utamugirira neza cyangwa se atakugirira neza, cyangwa bidasobanuye ko ntacyo muriho. Mwibuke Yesu yashoje abaza ngo none muri abo bantu bombi uko ari batatu, nuhe mugenzi w'uwo muntu waguye mu gico cy'abajura? Ntekereza ko igisubizo mwese mwakiboneye. Ubwo rero ku rwanjye ruhande nka okosi, twabonye ko kabone n'ubwo umuntu mwamudasengana ashobora kuba mugenzi wawe, ashobora kuba umuvandimwe wawe, nk'uko iyo nkuru y'umusamariya mwiza ibigaragaza. Saho gusa rwose, Yesu ni kenshi yagiye agaragaza ko, uribuka ari aho intumwa zigeze kumwegera ziramubwira ni se ko twabonye abigishwa cyangwa se abigishwa ba Yohana Umubatiza bari gukora ibitangaza mu izina ryawe, kugira ngo bari baje barakaye. Ariko Yesu yarabasubije ati, niba abantu bakora nk'ibyacu, nubwo twaba tutari kumwe, ni abacu. Ibyo ni iki bivuze? Ese ni gute umuntu w'umukristo kuntu asengera mu idini runaka yumva mu mutima we cyangwa se akibwira ko undi muntu w'umukristo usengera ahandi ntacyo bahuriyeho? Dore impamvu. Wowe usengera aha mite X, kurikiza ibyo Yesu yavuze. Wowe usengera aho nakwita Y, nakurikiza ibyo Yesu yavuze. None ni gute njye usengera muri X nzavuga ko usengera muri Y utari umukristo, kandi mu by'ukuri ibyo ukora, uko ubayeho, byose ubaho mu buryo buje n'uko Yesu yavuze? Ni impaka rero zikunda kubaho, ariko nkatwe umuryango mugari, our choice, our society, turi hano kugira ngo tujye tubwizanya ukuri ndetse tuvuge ibintu uko tubitekereza. Ni uburenganzira bwawe gushyira muri comment. Nibyo koko hari bibiri ikunda kuvuga ngo bene data, ariko ntabwo yigeze ivuga ngo ni idini runaka, ahubwo akunda kwibanda ku abantu wenda ari abakristo. Yesu ari hano ku isi, wabona ko arwanywa n'ikintu, yarwanyaga cyane ikintu cyitwa idini, ndetse murabizi ko aribo bashyizemo imbaraga mu gutuma amanikwa, mu gutuma bamba ku musaraba. Rero ikintu cyitwa idini ntabwo ndi kwendereza, ariko ku bwanjye ruhande nagushishikariza kutazaba umuhezanguni cyane ngo utekereze ko ngo abandi bantu basengera ahandi ntacyo muhuriyeho. Yesu Kristo si uko yabigenzaga, ahubwo yadusabye gukunda bagenzi bacu. Mugenzi wawe ninde? Tugenze kuri cya kibazo, Yesu yavuze ko ari umuntu wese wakugirira neza. Nuko rero dusoje, ni okosi mwakurikiraga, ni ikiganiro cy'iminota mike cyane, ariko tubashishikariza gukora subscribe, share ndetse na like, no kudereza inyunganizi ku biganiro kugira ngo birusheho kuba byiza. Ndetse twifuza kujya dukora cyane n'umuryango mugari, kandi ushobora kujoyininga ku buryo noneho wagira n'icyo ukora kugira ngo birusheho kugenda neza. Intego si ukwenderanya, intego ni ukugira ngo twungurane ubumenyi ndetse n'ibitekerezo. Hari ishobora kuba byavuzwe nabi bikagukomeretsa, ushobora gushyira muri comment. Ariko hari n'ibyo ushobora kuba wemeranyije nabyo, byose nta kibazo kugaragaza igitekerezo cyawe. Murakoze rero cyane, Imana ibahe umugisha aho muherereye hose. Twizeye ko mukomeza kugubwa neza. Mwari kuri okosi, our choice, our society, n'umuryango mugari twifuza ko warushaho
kwaguka. Murakoze, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha.